Ibyo nsoma biranyigisha iki? Ni iki mu by'ukuri nkura muri Bibiliya nsoma buri munsi? Abantu benshi basoma Bibiliya ariko ntibabasha gusobanukirwa n'ibyo basoma buri munsi. Hari abatekereza ko Bibiliya ifite ibintu byinshi bitari ngombwa, bakabona yuko ntacyo byabigisha mu buzima bwabo busanzwe. Ariko siko bimeze rwose. Imana yandikisha Bibiliya yashatse ko abantu bose bamenya ijambo ryayo, ndetse itegeka yuko abantu bose babasha kurimenya mu ndimi zose z'isi zikoreshwa. Niyo mpamvu Bibiliya yahinduwe mu ndimi nyinshi zitandukanye kugira ngo umuntu wese abashe kumva ijambo ry'Imana risobanukirwe. Ibyo nsoma biranyigisha iki? Ni iki mu by'ukuri Bibiliya ikwigisha buri munsi? Guhora usoma Bibiliya biba bikwiye kuguhindurira ubuzima. Ubundi ibyanditswe byera ni ibyahumetswe n'Imana. Pawulo yandikira Timoteyo mu rwandiko rwa 2 mu gice cya 3, yaramubwiye ati ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Niyo mpamvu ibintu byose usoma muri Bibiliya, ndi kuvanga ibintu byose usoma muri Bibiliya, hari ikintu biba bigomba kukwigisha mu buzima bwa buri munsi. Kurikirira Tsinze TV YouTube channel yacu buri munsi, ubashe kumva no gusobanukirwa icyo Bibiliya ikwigisha mu byo usomamo. Uyu munsi hari icyo twabateguriye ku ijambo ry'Imana tugira ngo tumenye icyo ritwigisha. Gumana natwe umwanya mutoya usobanukirwe n'umumaro w'ijambo ry'Imana buri munsi dusoma. Uyu munsi turagira ngo tuvuge ku ijambo ry'Imana. Abantu benshi batekereza ko ntacyo ryaba ritwigisha, ariko nyamara ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Bishatse kuvuga ko ari nta kintu na kimwe cyanditswe muri Bibiliya kitigisha umuntu, ahubwo nuko abantu benshi batamenya inyigisho bakwiye gukura mu byo basomye. Uyu munsi tugiye gukoresha ijambo abantu benshi babona ko nta mumaro rifite muri Bibiliya, ariko turaza gusanga harimo umumaro ukomeye cyane. Reka dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, turebe icyo bita amazina y'abasekuruza ba Yesu. Amazina y'abasekuruza ba Yesu abantu benshi bumva ntacyo amaze muri Bibiliya, kuko babumva ari ukuvuga amazina gusa y'ibisekuru, bibaza icyo Bibiliya yabishyiriyemo cyangwa icyatumye Imana ibishyira muri Bibiliya. Ariko tugiye kureba icyo Imana yashakaga ngo tumenye mu masekuruza ya Yesu. Tugiye gusoma amazina y'abasekuruza ba Yesu muri Matayo igice cya 1, turahera ku murongo wa 1. Nimara gusoma ndakubwira icyo aya masekuruza ya Yesu yashatse kwigisha umuntu wese muri twebwe. Abantu benshi bagira isoni zo kubivugaho, kuko batekereza ko ntacyo bafite cyo kubwira abantu kuri iri jambo ryo mu gitabo cyanditswe na Matayo igice cya 1. Reka dusome amazina y'abasekuruza ba Yesu. Amasekuruza ya Yesu Kristo mwene Dawidi mwene Aburahamu ngaya. Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka yabyaye Yakobo, Yakobo yabyaye Yuda na bene se, Yuda yabyaye Peresi na Zera kuri Tamari, Peresi yabyaye Hesironi, Hesironi yabyaye Ramu, Ramu yabyaye Aminadabu, Aminadabu yabyaye Nahashoni, Nahashoni yabyaye Salumoni, Salumoni yabyaye Bowazi kuri Rahabu, Bowazi yabyaye Obedi kuri Rusi, Obedi yabyaye Yesayi, Yesayi yabyaye umwami Dawidi, Dawidi yabyaye Salomo kuri muka Uriya, Salomo yabyaye Rehobowamu, Rehobowamu yabyaye Abiya, Abiya yabyaye Asa, Asa yabyaye Yehoshafati, Yehoshafati yabyaye Yoramu, Yoramu yabyaye Uziya, Uziya yabyaye Yotamu, Uziya yabyaye Yotamu, Yotamu yabyaye Ahazi, Ahazi yabyaye Hezekiya, Hezekiya yabyaye Manasi, Manase yabyaye Amoni, Amoni yabyaye Yosiya, Yosiya yabyaye Yekoniya, Yosiya yabyaye Yekoniya na bene se igihe bimuriwe i Babuloni. Bamaze kwimurirwa i Babuloni, Yekoniya yabyaye Shalutiyeli, Shalutiyeli yabyaye Zerubabeli, Zerubabeli yabyaye Abihudi, Abihudi yabyaye Eliyakimu, Eliyakimu yabyaye Azori, Azori yabyaye Sadoki, Sadoki yabyaye Akimu,
Akimu yabyaye Elihudi, Elihudi yabyaye Eleyazari, Eleyazari yabyaye Matani, Matani yabyaye Yakobo, Yakobo yabyaye Yosefu umugabo wa Mariya ari we nyina wa Yesu witwa Kristo. Ayo niyo masekuruza ya Yesu Kristo. Wakibaza ngo ni iki koko aya masekuruza atwigisha nk'abantu basoma Bibiliya? Mbese mu buzima bwa buri munsi ni iki aya masekuruza uyasomye aba akwiye kumusigira? Iki nicyo tugiye kureba, tukamenya icyo amasekuruza ya Yesu Kristo yigisha. Ibyo nsomye biranyigisha iki? Ni iki mu by'ukuri Bibiliya itwigisha? Ese guhora nsoma Bibiliya bimpindurira ubuzima? Icyo Bibiliya itwigisha ku masekuruza ya Yesu. Kimwe mu bintu bya mbere Bibiliya itwigisha kuri aya masekuruza ya Yesu dusomye, icya mbere ni uburemere bw'umugambi w'Imana. Bibiliya muri aya masekuruza ya Yesu yasomye usanga itwigisha uburemere bw'umugambi w'Imana. Ikindi cya kabiri Bibiliya itwigisha kuri aya masekuruza ya Yesu dusomye, ni uko Imana itwigisha ingano y'urukundo ikunda abantu. Muri aya masekuruza ya Yesu dusangamo ingano y'urukundo Imana idukunda. Wakibaza ngo nihe bigaragarira? Turabigarukaho mu kanya. Ikindi cya gatatu Bibiliya itwigisha muri aya masekuruza ya Yesu, Bibiliya iratwigisha imbabazi nyinshi Imana itugirira. Ndi kuvuga ngo muri aya masekuruza ya Yesu Imana iratwigisha imbabazi nyinshi itugirira. Iri jambo ry'Imana rivuga amasekuruza ya Yesu riratwigisha imbabazi nyinshi Imana itugirira. Abantu benshi ntabwo batekereza yuko muri aya masekuruza ya Yesu hagaragaramo ibi bintu bitatu mvuze. Ikintu cya mbere Bibiliya itwigisha mu masekuruza ya Yesu, icya mbere ni uburemere bw'umugambi w'Imana. Hari uburemere umugambi w'Imana ugira ku muntu wayo. Icyo nicyo cya mbere Imana itwigisha muri aya masekuruza. Icya kabiri Imana itwigisha ingano y'urukundo Imana idukunda. Muri iri jambo ry'amasekuruza ya Yesu dusangamo ingano y'urukundo Imana ikunda abantu. Ikindi cya gatatu tubonye ni uko muri aya masekuruza ya Yesu tubonamo imbabazi nyinshi Imana itugirira. Hano hagaragariramo imbabazi nyinshi Imana igirira abantu bayo. Uyu munsi ni wowe ushobora kuba wibaza iti ibi bintu byose bivuga amasekuruza ya Yesu ni iki binyigisha mu buzima busanzwe? Ariko nje kukubwira yuko Imana igufiteho umugambi ukomeye, kandi nje kukwereka ko uburemere bw'umugambi w'Imana buruta uko abantu babitekereza. Icya kabiri nje kukubwira ko ingano y'urukundo Imana igukunda rurenze uko wowe ubyiyumvamo. Icya gatatu nje kukubwira ngo imbabazi nyinshi Imana igufitiye zisumbye kure cyane uko wowe uzitekereza. Nta kindi turi bwifashishe n'urugero rw'abantu bavuzwemo hano mu masekuruza ya Yesu. Tugiye kureba icyatumye koko Imana yifuza ko abantu baba mu masekuruza ya Yesu, n'iki Imana yakoze kuri bo cyatuma natwe mu buzima bwa buri munsi tugira ihumure, tukumva yuko Imana idukunda, tukumva yuko Imana idufitiye imbabazi, ndetse tukumva yuko Imana idufiteho umugambi ukomeye cyane. Duhereye ku mwanya wa mbere turahera ku mugabo witwa Aburahamu. Batubwiye ko Aburahamu ari we wabyaye Isaka, ariko Aburahamu mu bazi igisekuru cye yabyawe n'uwitwaga Tera. Ubundi yari umuryango ucuruza ibigirwamana, ariko Imana iza kumuhamagara. Imaze kumuhamagara imutoranyiriza kuzaba sekuruza w'abizera bose. Nakubwiye ngo Imana itoranya Aburahamu ntiyitaye yuko iwabo batari bashobotse kuko bacuruzaga ibigirwamana. Muri make bizeraga ibigirwamana bakanabicuruza, ariko Imana ihamagara Aburahamu ntiyigeze igendera ku gisekuru cye. Ndajya nkubwira ngo Imana ihamagara umuntu itagendeye ku gisekuru cye, ububi bwacyo, imibereho yacyo, ibyaha byacyo, ikaguhamagara ikagukurayo. Nicyo gituma ibisekuru bya Yesu bikwiye kukwigisha ko Imana yari ifite umugambi ukomeye cyane kuri Aburahamu, kandi uburemere bw'uwo mugambi butari gutuma Imana yibuka cyane yuko ari umwana wo mu muryango uterekera ucuruza ibigirwamana. Uyu munsi wowe bimeze gute mu muryango wawe? Hari icyo utekereza cyaba kiri limitation cyangwa kiri imbogamizi ku kwizera kwawe, cyangwa ugatekereza yuko guhamagarwa n'Imana byaba bifite icyo bizagenderaho? Ndakubwira yuko Aburahamu nawe yari umuntu uturuka mu muryango udashobotse, kuko yari umuryango ucuruza ibigirwamana utaremeraga Imana mu yandi magambo. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo Aburahamu yabyaye Isaka, niwe usa nkaho utangiriweho igisekuru cya Yesu.
ndayakubwiye ngo iyo wavuze igisekuru cya Yesu wavuze umuryango Yesu yakomotsemo nyirizina, ndetse ni abantu bashoreranye kugeza ubwo Yesu avutse. Ku mwanya wa kabiri turasanga abantu bakomeye Imana yagiye igiraho umugambi ukomeye cyane. ndayakubwire ngo hano turabona kuri Aburahamu, turabonamo uburemere bw'umugambi Imana yari ifite kuri Aburahamu, yari uko yifuza kumugira sekuruza w'abizera bose. Nawe uyu munsi Imana yakugira umuntu ukomeye cyane ititaye ko wavuye mu muryango umeze uko nguko. Umuntu wa kabiri yitwa Yakobo. Twabonyemo ko Yakobo yabyaye Yuda, kandi Yakobo yari yabyawe na Isaka, Isaka yabyawe na Aburahamu. Yakobo ikintu kimwe turi buze kumuvugaho cyangwa bibiri ni uko Yakobo Imana yamubabariye. Iyo usomye batubwira ko Yakobo ubundi ngo bamwise Yakobo kubera ko yari umuriganya, kuko ubwa mbere yariganyije mukuru we Esawu, amuriganya ubutware bwo kuba imfura. Ku nshuro ya kabiri amuriganya umugisha ubwo Isaka yari ashaje. Nuko Yakobo ajya guhiga umuhigo abibwirijwe na nyina Rebeka, hanyuma azana umuhigo yigize nk'ari Esawu, maze bamuha umugisha wa Esawu. Esawu atahutse azanye umuhigo, Isi aramubwira ngo umugisha nawe utanze. Esawu arababara cyane, aravuga ati Yakobo koko izina ni ryo muntu, ni umuriganya. Mbere yarandiganije ubwo namuhaga ubutware bwo kuba imfura, none yongeye kundiganya umugisha wanjye. ndamubwira ngo Yakobo Imana yaramubabariye cyane, kuko ubundi Yakobo yari yakoze icyaha cyo kuriganya. Niyo mpamvu atarakwiriye kuba mu gisekuru cya Yesu ubundi. Ariko nakubwiye ngo kimwe muri ibintu Imana itwigisha muri iri jambo ry'amasekuruza ya Yesu harimo ko Imana igira imbabazi nyinshi cyane, cyangwa imbabazi z'Imana ari nyinshi kuri twebwe. Yakobo Imana yaramubabariye kuko Yakobo yakiranye na marayika, nuko asaba ko ari buhabwe umugisha. Imana imuhindura izina imwita Isiraheli, imuhereza imbabazi. Nuko Yakobo yinjiye mu gisekuru cy'abazabyara Yesu. ndayakubwira ngo birashoboka ko nawe wakora icyaha kikagutsikamira, ukica burundu mu bitekerezo, ukumva ko nta Mana izongera kukugirira imbabazi. Ariko Yakobo Imana yaramubabariye icyaha gikomeye yakoze inshuro ya kabiri cyo kuriganya. Ndagira ngo nawe Imana yakubabarira. Ikindi cya kabiri tubonye yuko Imana itugirira imbabazi nyinshi, cyo gituma nawe Imana ikwitayeho. Twihuse reka tuvuge ku muntu wa gatatu amasekuruza Yesu yavuzeho kandi ufite icyo atwigisha. Batubwiye ngo yuko Yuda yabyaye Peresi na Zera kuri Tamari. Ndagira ngo tuvuge kuri uyu Peresi ndetse n'icyatumye Peresi aza mu gisekuruza, kandi nyamara nawe yari umwana udakwiye. Nituvuga umwana udakwiye uraza kubisobanukirwa. Ubundi uyu Yuda yari afite abahungu, umuhungu we yari umugabo wa Tamari, ariko umuhungu we aza gupfa. Bisomye birivuga ko Imana ubwayo niyo yamwishe, kuko yari afite amafuti yakoze ngo Imana iramurakarira, nuko guko Imana iramwica. Ariko Yuda aza gukora ikosa, sindi buvuga inkuru nyinshi ze kuri Tamari. Ariko Tamari yarababaye ngo ajya kwiyoberanya, ngo yigira maraya wo ku muhanda utega abagabo. Ngo Yuda atambutse abona Rahabu, ariko ntiyamenya ko ari Rahabu, aryamana nawe. Ngo biza kubura gica umunsi Yuda yamenyaga ko Tamari atwite, ahita aca iteka aravuga ati rwose Tamari bamutwike. Ariko Tamari bagiye kumutwika aravuga ati ariko ntimuntwike nyenyine, muhere ku wanteye inda kuko arahari. Bamuhaye akanya yerekana impeta ya Yuda, yerekana umushumi wa Yuda n'inkoni ye. Nuko Yuda aravuga ngo genda Tamari undushije gukiranuka, bituma Tamari adapfa. Iyo nda Tamari rero yari atwite. Nicyo ngira ngo nkubwire cy'uburyo Imana yacu ifite umugambi ukomeye cyane. Tugarutse kuri kimwe cya mbere kivuga uburemere bw'umugambi w'Imana kuri twebwe. Uyu nguyu Tamari yinda yari atwite, yari ayifitemo umwana witwa Peresi. Uyu Peresi niwe wavutse kuri Tamari, ndetse niwe waje kuvamo nanone igisekuru Yesu azavukaho. Uribaza ngo isi y'umwana iyo baza kumukuramo Tamari ntamutwite, ese byari kugenda gute ko Yesu igisekuru akomoka hari Peresi bongeye kukibyara? Ese uribaza ngo byari kugenda ute iyo Tamari bamutwika kuriya munsi? Ninde wari kuzabyara uyu Peresi kugira ngo Yesu azavuke? Ndayambwira ngo Imana ifite umugambi ukomeye kuri Peresi. Nicyo cyatumye yanka yuko
atwikwa Tamari ngo atwikwe, ahubwo Tamari abaho ngo Peresi nawe azabeho, umugambi w'Imana ukomeye usohore. Kandi iki ni ikimenyetso cy'uko Imana yababariye Yuda. Yuda yakoze ikosa ryo kuryamana n'umukazana we, yari akwiriye rwose kwicwa ndetse n'uzamukomokaho ari we Peresi akicwa, kubera ko Imana itari kwihanganira icyo gishakwe ku gisekuru cya Yesu. Ariko nababwira ngo igisekuru cya Yesu kirimo ibintu bikomeye bigaragaza ko Imana ari inyembabazi nyinshi cyane, kandi Imana ari urukundo rutagira ingano. Ubundi uyu Peresi mu kinyarwanda kitakyemewe, ubundi bamwita ko ari umwana w'ikinyendaro kuko yabyawe nabi, ntabwo ari umwana wavukiye mu rugo rwe, yabyawe ku mukazana we, ariko nawe yavutse mu buryo butemewe. Ariko Imana yaramubabariye imurekeraho kuko yari imufiteho umugambi. Ndagira nkubwire ngo ibisekuru biri kutwigisha uburyo Imana ifite umugambi mwiza ku bantu bayo, kandi biri kutwigisha uburemere bw'umugambi w'Imana ku buzima bw'abantu bayo. Nawe Imana igufiteho umugambi ukomeye cyane, nicyo cyatumye uvuka. Hari igihe wibaza ngo kuki navutse muri ubu buryo, kuki nabyawe na data uriya, kuki mama ari uriya wambyaye. Ariko ndi kukubwira ngo Peresi yavutse ku mugabo ubereye sebukwe mama we, yari ikimwaro kuvuka muri uwo muryango, ariko Peresi yabayeho kuko yagombaga kuzabyara abazabyara Yesu. Ndagira nkubwire ngo Imana igufiteho umugambi ukomeye muri aya masekuruza, wiyumve ko nawe Imana ikwemera mu bundi buryo, igufiteho umugambi. Nta mpamvu yo kumva yuko kubaho bitari bikwiriye, ahubwo kubaho byaturutse ku mugambi ukomeye Imana yari igufiteho, kuko byarashobokaga yuko Peresi aza kubuzurizwamo ntavuge kuko Tamari aba yaratwitswe, ariko Imana ireka Tamari abeho ngo na Peresi azabeho. Hari icyatumye mama wabaho ngo nawe uzabeho, nicyo gituma nkubwira ngo umugambi w'Imana urakomeye ku buzima bwawe. Ku mwanya wundi wa kane, reka tuvuge ku witwa Rahabu. Rahabu Bibiliya yatubwiye ko nawe ari mu masekuruza ya Yesu. Bibiliya yatubwiye ko uyu Rahabu abyaranye n'uwitwa Salomoni, kuko ngo babyaye umwana witwa Bowazi. Uyu Rahabu rero hari icyo nshaka ko tumuvugaho. Kubera iki Imana yashatse ko Rahabu nawe azaba sekuruza wa Yesu? Ubundi Rahabu yari muntu ki mu by'ukuri? Bibiliya imuvugaho iki? Rahabu mu ijambo rimwe Bibiliya imuvugaho nuko yari indaya, kandi yari indaya kimenywa bose. Ntabwo yari indaya isanzwe, mu yandi magambo yari indaya izwi n'abantu benshi, kuko Bibiliya iravuga mu gitabo cya Yosuwa ngo ubwo Yosuwa yoherezaga abatata cyangwa abatasi bajya gutata umujyi w'i Yeriko cyangwa umurwa w'i Yeriko, ngo baragiye binjira kwa Rahabu wari indaya bihishayo. Bibiliya iravuga ngo yari indaya, yari azwi ko ari indaya. Ariko wakibaza ngo ni iki cyatumye Imana yemera ko Yesu azavuka mu gisekuruza cyabayemwo indaya? Ndagira nkubwire ngo nicyo turimo turiga mu bisekuruza bya Yesu, harimo isomo rikomeye. Niyo mpamvu twafashe umwanya ngo tujye tureba ni iki mu by'ukuri nigiye mu byo nsomye. Abantu benshi dusoma Bibiliya ariko nta kintu twigamo, tubaho mu buzima bubona ko ari ibintu biri aho bisanzwe. Rahabu yari indaya, ariko Imana yashatse kaba mu gisekuru cya Yesu kugira ngo n'umuntu wese uzaba warakoze icyaha cy'ubusambanyi, atari no kuba indaya ahubwo ari icyaha bisanzwe, azamenye ko Imana ari inyembabazi nyinshi cyane. Kuko Imana yababariye Rahabu bikomeye, imugira uzavamo sekuruza wa Yesu Kristo umwami wacu nk'uko tubyizera. Iki ni ikigaragaza yuko Imana ifite urukundo rwinshi cyane ikunda abantu, ntabwo yifuza ko twarimbuka. Ndagira nkubwire ngo nawe uko umerewe, uko waba warakoze kose ibyaha bikomeye, Rahabu uyu yabaye sekuruza wa Yesu ni ikintu gikomeye mu buzima bwe. N'uyu munsi turi kumuvugaho, kandi nyamara iyo ataza kuba sekuruza wa Yesu ntabwo Rahabu yari kuvugwaho kuko yari indaya. Ariko umugambi Imana yari ifite kuri Rahabu yari umugambi uruta kure cyane icyaha n'uburemere bw'icyaha cyose yari gukora. Nagira nkubwire ngo rero Imana ni inyembabazi nyinshi. Imana yababariye Rahabu, nawe yakubabarira ukongera ukagira ubuzima, kandi ukazavamo umuntu ukomeye, ugatanga ibisubizo mu muryango. Reka twihute ku mwanya wa gatanu, tuvuge ku witwa Dawidi.
uyu Dawidi ni ikimenywa bose arazwi, ni umwami wabayeho mu mateka muri Bibiliya dufite wagize ibigwi byinshi cyane. Ni Dawidi wabaye umwami, ariko ndakubwira ngo yabaye sekuruza wa Yesu. Ariko uyu Dawidi yakomotse he? Uyu Dawidi batubwiye ko yabyawe na Yesayi, kandi ikibazo Dawidi yagize mu buzima bwe ni uko Dawidi yigeze kubaho ari umwana uhejwe mu muryango. Ndakubwira ngo amasekuruza ya Yesu atwigisha ikintu gikomeye, witonze ugasoma aba bantu bavugwamo, buri umwe agira ikintu gikomeye amuvugaho aya masekuruza. Nicyo gituma nakubwiye ngo umugambi w'Imana ufite uburemere bukomeye cyane. Dawidi Imana ari mufiteho umugambi ukomeye wo kuzamugira umwami w'icyamamare ku isi. Aravuka ariko iwabo bamushyira mu ntama, akajya yirirwa aragira gusa, ndetse ngo baza kwimika umwami. Mwarasomye mu gitabo cya Samweli ngo Samweli yaje kwimika umwami uzaba umwami wa Isirayeli, ngasanga Dawidi ntahari, ariko umugambi w'Imana yari uwo kuzagira Dawidi umwami. Samweli agize ngo amene amavuta y'ubutore ku bandi, Imana iramubwira ngo ntabwo ndeba nk'uko abantu bareba, ngo kuko abantu bareba ku gihagararo n'ubwiza bw'inyuma, ariko njye ndeba mu mutima. Iramubwira ngo abo bose nabagaye, ndashaka Dawidi. Ndayakubwire ngo Imana yari ifite umugambi ukomeye kuri Dawidi. Dawidi aratwigisha yuko Imana idufiteho umugambi aho twaba turi hose. Birashoboka ko nawe aho waba uri ubona atariho wakabaye uri, ukurikije uburyo umuryango wawe ubona. Hari igihe umuryango wawe ubona usobanutse ukavuga ati ubundi ndi kubaho nabi gute, kandi kwa data hari ibi n'ibi. Ariko ndagira ngo ubwire ngo ibyo ntibizakora, ko Imana igufiteho umugambi ukomeye kandi yakubyazamo umuntu ukomeye. Yatoye Dawidi ikamukura mu rwuri iyo ngiyo ikamugira umwami, bakuru be bahari bafite ibintu byose bishoboka bibemera kuba umwami, ariko Imana ikabagaya, niyo yaguhitamo ikagutoranya. Wiyumvemo rero uko Imana igufiteho umugambi ukomeye. Dawidi hari ikindi atwigisha, ni uko Dawidi yabayeho umugabo nawe udashobotse nubwo yari umwami, ariko Imana yishimiye ko imugira sekuruza wa Yesu. Bibiliya yatubwiye ngo Dawidi yabyaye Salomo kuri muka Uriya. Ubundi uyu muka Uriya yitwaga Batisheba. Batisheba yari umugore wa Uriya. Uriya yari umusirikare w'ibwami. Dawidi yari afite abagore benshi kandi beza ashaka, ariko aza gukora icyaha cyo kubona muka Uriya arimo yiyuhagira, yifuza kuryamana nawe. Aza kuryamana nawe, aryamanye nawe yicisha Uriya ku rugamba. Dawidi yari umunyamabara, yicisha Uriya ku rugamba kugira ngo asibanganye ibimenyetso, ariko biranga biramenyekana ko Dawidi yateye inda uwitwa Batisheba muka Uriya. Biza kuba ibikomeye cyane, Imana irakarira Dawidi. Niki twakiga nanone kuri iyi nshuro? Dawidi Imana yamugiriye imbabazi nyinshi, kuko ubundi Dawidi yagombaga gupfa. Yari yakoze ibintu bidakorwa n'abami, kuko yari yarakoze ibintu bishaririye. Imana irababara cyane. Ariko ndayankubwiye ngo umugambi Imana yari ifite kuri Salomo uzavuka kuri Batisheba muka Uriya, ntabwo wari kwemera yuko Dawidi apfa. Nicyo cyatumye Imana ibabarira Dawidi, kugira ngo umwana uzavuka witwa Salomo azavuke kuri wa mugore wa Uriya witwa Batisheba. Ariko mwibuke yuko umwana wabanje kuvuka, Imana yahise ihana Dawidi, umwana arapfa, ariko iramubwira ngo nzaguha umwana w'umuhungu, uwo mwana azaba umwami ukomeye cyane. Uwo ni Salomo. Yambwiye ngo umugambi Imana yari ifite kuri Salomo ntiwari kwemerera Dawidi gukora andi makosa. Nicyo cyatumye Imana itanga imbabazi nyinshi kuri Dawidi kugira ngo Salomo azabeho. Ndayambwiye ngo Imana izakubabarira inshuro nyinshi, kubera ko hari ikintu gikomeye ishobora kuba iri gupanga ku mwana uzagukomokaho. Rero wajya muri gereza wakora ibicyo utabikora, ntabwo izemera ko upfa uwo mwana ataravuka. Ndakubwira ko uburemere bw'umugambi w'Imana ku muntu buteye ubwoba ndetse buhambaye cyane, ariko n'imbabazi zayo ni nyinshi. Undi twasorezaho, reka dusoreze kuri uyu Salomo. Salomo yabaye umwami ukomeye cyane, ariko reka tumusorezeho mu masekuruza ya Yesu. Twarimo tureba icyo mu by'ukuri Bibiliya itwigisha muri aya masekuruza ya Yesu. Salomo yari umwana w'umuhungu wavutse nk'umwana w'ikinyendaro nawe, kuko ntiyabyawe nk'umwana mu rugo.
ahubwo yabaye umwana washuguritswe kwa Batisheba muka Uriya. Uyu Salomo byari ngombwa yuko Imana irakara cyane ndetse igatsembaho Dawidi, Salomo ntavuke, ariko Imana yemera ko Salomo avuka, ngo Salomo nawe azaze mu gisekuru cya Yesu. Nakubwiye ngo kuki Bibiliya yatugaragarije abantu bari badashobotse ariko bakaba baraje mu gisekuru cya Yesu, nta kindi ni ukugira twige nk'ibi bintu bitatu navuze hejuru. Icya mbere ni uburemere bw'umugambi w'Imana. Hari uburyo Imana iba ifite umugambi ukomeye cyane ku muntu, uburemere bw'uwo mugambi bukaba budashobora kwita ku cyaha uwo muntu yakora. Bene data, hari igihe ukora icyaha ukavuga ati ubu ngubu byanjye byararangiye, nta nubwo nahinguka mu maso y'Imana, ariko ndagira nkubwire ngo hari ikintu cyatuma wongera kuhagaruka, ni uburemere bw'umugambi Imana igufiteho. Ikindi cya kabiri twabonye cyatumye aba bantu badashobotse bakoze ibyaha, bamwe bari bafite imiziro itabemerera kuza no mu gisekuru cya Yesu, icyatumye babonekamo. Ikindi twabonye cya kabiri ni ingano y'urukundo Imana yari bakunze. Ndagira nkubwire ngo Imana igufitiye urukundo rwinshi cyane. Byashobokaga yuko itari no kugushyira muri lisite y'abavuka, ariko yaragukunze iravuga ngo nawe ugomba kuba mu isi kandi nkazagutunga ukabaho. Ndagira nkugire inama yuko udakwiye kugira kimwe mu byo wakora cyose kigamije kukwangiriza, kuko Imana igufitiye urukundo rwinshi cyane. Ntabwo nshatse kuvuga byinshi, ariko hari ibintu bikomeye nawe ujya ubona mu buzima bwawe bikugaragariza ko Imana igukunda. Nuko rero ibyo biha agaciro, umenye yuko Imana igukunda. Imana yakunze cyane Peresi akavuka kwa Tamari, ni Imana yakunze Rahabu cyane, yemera yuko azabaho kandi yari adashobotse kuko yari indaya. Ni Imana yakunze Dawidi, nawe iragukunda cyane. Ikindi cya gatatu twabonye ni uko Imana ifite imbabazi nyinshi. Aba bantu bose bagiye baboneka mu bisekuru bya Yesu, twabonye yuko batari bashobotse, bakoze ndetse n'ibyaha birushije uburemere n'ibyo ushobora kuba umaze iminsi ukoze, ariko Imana yarabababariye. Ndagira nkubwire ngo muri aya masekuruza ya Yesu wamenya yuko Imana ari inyembabazi, nta muntu itababarira. Imana yababariye Dawidi yakoze amafuti nk'ayo yo gucyura umugore w'abandi akica n'umugabo we. Imana ikababarira Rahabu wari indaya akimenywa bose, akazavamo igisekuru Yesu azabyivukamo. Imana yababariye Yuda ntimwice, ikamubabarira kandi yararyamanye n'umukazana we. Imana yababariye Yakobo yarariganyije mwene se inshuro ebyiri. Ni Imana yiteguye kukubabarira ariko ukabaho. Ndagira nkubwire ngo ibyo dusoma byose muri Bibiliya bifite umumaro wo kutwigisha. Nicyo gituma ibyo usoma buri munsi bikwiye kukwigisha. Naha ngaha dusubikiye umwanya wa ibyo nsomye biranyigisha iki. Buri munsi urajya usoma Bibiliya ujye wibaza iki kibazo, ati se ko maze gusoma inkuru za Gideyoni, ko nongeye ngasoma inkuru za Yosefu, ni iki mu by'ukuri ibyo nsomye binyigishije? Muri ubu buzima ibyo Imana ishaka nuko ibyo twabonye n'ibyo twamenye mu ijambo ryayo dukwiye kumva ko ari ubuzima dukwiye kubaho, tukabubaho tuburimo kandi tubwizeye. Ndagira ngo nkubwire ngo niba wumva hari icyo ushaka tuzagusobanurira muri Bibiliya, wumva ushaka kumenya icyo byakwigisha, birashoboka ko hari ibyo wasomye muri Bibiliya ukumva nta kintu na gito wumva bikwigishamo, utwandikire muri komenti tuzagusobanurira byimbitse icyo ibyo wasomye byigisha mu buzima busanzwe. Ariko ukomeze uzirikane yuko ijambo ry'Imana rifite umumaro wo kutwigisha kandi rifite umumaro wo kutuyobora. Dawidi yaravuze ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ngo ni umucyo umurikira intambwe zanjye. Ndagira nkubwire ngo ijambo ry'Imana rikwiye kukugirira umumaro, kuko ribaye ritakugirira umumaro wareka gusoma Bibiliya, kuko nta kindi imariye abantu uretse kubagirira umumaro, ikabamenyesha ibikomeye ndetse ikabasobanurira uko ubuzima bwabo bukwiye kugengwa n'Imana yonyine. Ndagushimiye cyane wowe wabanye nanjye muri uyu mwanya wa ibyo nsomye biranyigisha iki. Iyi ni Iratsinze TV, dukurikire kuri YouTube channel yacu. YouTube channel yitwa Iratsinze TV. Kora subscribe kugira ngo ukurikirane ibindi biganiro n'ibyigisho bizakomeza gutambuka. Kandi ufite igitekerezo n'ubutumwa ushaka kutugezaho watwandikira.
Imana y'amahoro ibahe umugisha, ibagirire neza kandi ibamurikishe mu maso hayo hera, ibahe umugisha amajya n'amaza, ihire imirimo y'amaboko